niho haturuka ikibazo kinini gikomeye duhora duhura nacyo. Ntugakore, ntukavuge utabanje gutekereza. Ariko sinzi ko ari umuco, sinzi ko ari n'umuco muri twe w'ikinyarwanda. Kubaho gusa ukabaho, ukaba nyamwigendaho, ugakora ibyo ushaka, ukavuga ibyo ushaka, hanyuma ibyo gutekereza bikazaba biza hanyuma. Cyangwa se kutumva ngo, ni nayo mpamvu ga RPF tuyita umuryango. Umuryango se bivuze iki? Wagira umuryango muri wo abawugize batavugana? Yashoboka se? Anatubwira ko afite umutungo Rusizi, ufite hano i Kigali, umurwa mukuru, abivuga tubwira amateka. Aravuga ati nutaba umukandida, ati yewe bivuze ko ushobora no guhitamo kwibera impunzi. Sinzi niba hari abantu babyibuka muri. Aravuga ati jye naba impunzi. Ati kuko arongera aravuga ati kuba nkanjye mfitanye isano n'abo bantu bakoze ibyo, abandiho neza ntacyo nabaye, ntawe ugira icyo antwara, ahubwo nikorera bizinesi yanjye nka. Atari icyo bivuze. Ati ndetse ati kandi ndabyumva ko naho naba mpungiye i Burundi cyangwa muri DRC kubera ko nkora bizinesi, ati ntabwo bivuze ko haruta hano mu Rwanda aho turi. Ati ahubwo ati nubwo bamfite bw'ibyaba yatabaye umukandida. Ndacyabona abantu muri twe bavuga, bakora ibintu bagatekereza nyuma. Ubundi uko ibintu bigenda mu buryo bworoshye, uratekereza noneho ugakora cyangwa ukavuga ibyo ushaka kuvuga. Ariko byinshi mbona abantu barakora, baravuga, hanyuma ukabona bibutse ko bagomba gutekereza. Ibyo niho haturuka ikibazo kinini gikomeye duhora duhura nacyo. Ntugakore, ntukavuge utabanje gutekereza. Icyo gihe biduha kwirinda ibintu bimwe bitari ngombwa, cyangwa se ibintu bidutera ibibazo, cyangwa se turabigabanya nibura. Ariko buri munsi ukabwira umuntu, ukabwira n'ibintu byoroshye kuvuga ngo erega uko twicaye aha twese, nta muntu n'umwe ufite inshingano ku rwego urwo ari rwo rwose akorera igihugu ashobora kugeraho kizima cyubaka adakorana na mugenzi we. Ntibishoboka. Atavugana na mugenzi we.
rero nahoze mvuga umuco nta nubwo n'uwo muco ntabwo nzi amateka cyane cyangwa ntabwo nacukumbuye uko abantu ko imico yacu nk'abanyarwanda aho iva n'aho igarukira, ariko sinzi ko ari umuco, sinzi ko ari n'umuco muri twe w'ikinyarwanda. Kubaho gusa ukabaho ukaba nyamwigendaho, ugakora ibyo ushaka, ukavuga ibyo ushaka, hanyuma ibyo gutekereza bikazaba biza hanyuma. Cyangwa se kutumva ngo, ni nayo mpamvu ga RPF tuyita umuryango. Umuryango se bivuze iki? Wagira umuryango muri wo abawugize batavugana? Byashoboka se? Ikibi kibaye kuri umwe muri uwo muryango, buriya kiba cyababayeho mwese muri uwo muryango. Atari ukubibona uri umurwayi, uri igisambo, cyangwa se n'ibindi bibi byinshi ntiriwe mvuga, ariko ni ikintu cyoroshye gutekereza gutyo, gikwiye kuba byoroshye gutekereza gutyo. Ibyo nabyo reka mbishyire uruhande. Nabashimiye icyizere. Muri icyo cyizere ndashaka ngo nyiri ibyo mbabwira nanone. Mu 2010 nabwo mwangiriye icyizere, ndetse twabanje kubiganira birebire. Ndabyibuka muri Petit Stade hari abantu benshi bangana gutya nkamwe. Nagize ibyo mbabwira, namwe mugira ibyo mumbwira. Abantu barahagurutse baravuga, ngera naho icyo gihe ndababwira nti ariko munatekereze n'ukundi kutari uko gusa guhoraho. Munatekereze n'uko hari n'ibyahinduka. Abantu benshi barahaguruka, nta nubwo njya nibagirwa n'umuntu umwe wahagurutse, ngira ngo aturuka Cyangugu, Rusizi, atubwira amateka ye, atubwira ayahuza n'ay'u Rwanda. Aravuga ngo sinzi niba ari hano, ntabwo mwibuka izina, ariko ndibuka ibyo yavuze. Aravuga ngo we impamvu anavuga ko ari ye ugomba kuba umukandida wa RPF, arabisobanura. Avuga amateka ye, avuga ukuntu akora business, avuga ko ndetse ayikora i Burundi no muri DRC. Avuga amateka ye, avuga uko abanye mu muryango we n'abantu bamwe bagize uruhare mu mateka atari meza mu gihugu. Aravuga ngo we niba ntabaye umukandida
icyo bivuze anatubwira ko afite umutungo Rusizi, ufite hano i Kigali, umurwa mukuru, abivuga tubwira amateka. Aravuga ati nutaba umukandida, ati yewe bivuze ko ushobora no guhitamo kwibera impunzi. Sinzi niba hari abantu babyibuka muri, aravuga ati jye naba impunzi, ati kuko arongera aravuga ati kuba nkanjye mfitanye isano n'abo bantu bakoze ibyo, nkaba ndiho neza ntacyo nabaye, ntawe ugira icyo antwara, ahubwo nikorera bizinesi yanjye atari icyo bivuze. Ati ndetse ati kandi ndabyumva ko naho naba mpungiye i Burundi cyangwa muri DRC kubera ko nkora bizinesi, ati ntabwo bivuze ko haruta hano mu Rwanda aho turi, ati ahubwo ati nubwo bamfite bw'ibyaba yatabaye umukandida. Icyo navanyemo ni iki? Icyo navanyemo ni ukuvuga ngo ntabwo muri rusange turagaragaramo ko duha abo tuyobora icyizere kigeze hahandi aho bivuze ngo atabaye uyu, ni ukuvuga ko ibintu bishobora gusubira uko byari bimeze kera. Ubu ikindi mvanamo ni iki rero? Ni ukuvuga ngo dufite akazi karemereye imbere yacu karuta uko tubyibwira. Igituma rero nabyo bimeze gutyo ni iki? Kwaba ari ukuhe? Kuraturuka muri bya bindi navuze byo kuvuga, byo gukora, abantu bagatekereza nyuma. Iyo utekereje nyuma ntabwo utekereza ibiri byo, kuko warangije kuvuga, warangije gukora. Iyo wangije utangira gutekereza ko nta bya bindi byapfuye cyangwa nta bya bindi wavuze bitari byo, ushaka kubigira byo. Muranyumva? Ni kutangira, it is, you start thinking in a manner to justify what you've already done or what you've already said that is wrong. That's where the problem is. Ikindi cya kabiri, erega turi ku isi, turi abantu, twese turi abantu. Ko twaturutana kose mu bushobozi, mu mutungo, mu bumenyi, ariko turi abantu. Byashoboka bite ko twakwicara kuko tungana twese hano nk'abayobozi muri RPF muri iki gihugu, ntidutekereze ukuntu muri twe havamo, hategurwa, hatangira gutekerezwa abakora nk'iby'undi mushima. Byashoboka bite? Icyo nicyo nshaka kubabaza, icyo nshaka kubibutsa. Icyo gihe muri 2010 narabyihoreye birahita.
17 nabyo nubwo byahise nkabyemera ariko naranababwiye nababwiye ngo ariko ibyo mukora byose mubwira icyizere iki okay ndabyemeye ariko mujye mutekereza kuko ubu ni umwanya tubonye wo gutekereza uburyo twakwiyubaka tukishakamo abandi nk'uwo mushima bashobora tugakomeza urugendo uko bikwiye ntabwo urugendo turimo ari urwo kubaka ngo tugere ku byiza bidafite insurance mu kinyarwanda ni iki ubwishingizi uranyumva ubwishingizi tugomba gushaka ubwishingizi bw'ibyo twubaka tugomba kugira ikibirinda tukagira n'ubwishingizi ubwishingizi nta handi buva ni mu bantu ni muri mwe muri twese niyo wabyirengagiza uyu munsi ukabyirengagiza ejo ntukwiye guhora ubyirengagiza kuko ingaruka zabyo ziba ziri mu nzira icyo gihe ziba ziza nubwo nabyemeye kandi ntabwo mfite aho nabihungira ariko sinshaka ngo rimwe nzabatungure mbabwire ngo urabizi ntabwo byakomeza gutya kandi ntimuzategereze uwo nzabaha muzamwishakemo iby'uko nagira icyo mbivugaho nkavuga ngo ariko uyu muntu kubanza mwarebye nabi cyangwa aba bantu birashoboka kuko igihe icyo ari cyo cyose naba ngifite umwuka ntabwo byancika kubabwira ngo iri ni ikosa ni kamere naho nahongera kamere yanjye nanjye icyo gihe nzababwira ibi mukoze ishyano kandi rizabagaruka kandi kenshi niko byaba ariko ntibigomba kurinda bigeraho n'ubu ndashakisha iteka kwibaza ariko ni iki n'icyaba kibitera ku buryo aba bantu beza aba bantu bazima aba bantu dukora n'ibintu tugatera imbere bikaba kubera ko nabo babigizemo uruhare kuki cyatavamo abantu cyatavamo abandi ndetse hazageraho birushaho kuba bibi kuko abantu nko mu myaka yanjye tugenda dusohoka mu kiwanja abazamuka abaturi inyuma hari ubwo mbona ko hari byinshi byo gukora nabo kugira ngo baturushe
imyumvire ariko rero nabwo nkongera nkasubiza amaso inyuma nkuba ntashaka kubarenganya kuko none se ko ari twe tubarera ko ari twe bareba nabategaho nte kubabonamo ibiruta ibyo tubigisha keretse babaye intwari kandi ngira ngo bazabazo imico mibi imwe muri twe bakayirinda bakayanga nabo bakaba abo bakwiriye kuba bo ntibabe twe ntibakurikire gusa ibyo tubabwiye ngo cyangwa tubareze ngo aba ariko bakura bagakura bashaka kuba bo ko bakwiriye kuba bameze ibyo tubareramo bikaba ibifite icyo byabigisha bavanamo ariko ntibibe ibibangiza ubwo ndabwiraga abatoya bari hano barahari benshi ba Christelle bariya n'abandi bari hano bo muri za 30 za 40 iyo urenga muri 50 ntacyo urasobanukaho ubwo biba bigoranye ariko nabo ntabwo mbaheba ntabwo nshaka kubavanaho icyizere ariko ndashaka muri za 30 20 yegera 30 35 40 byajya hariya biri kuri wa wundi ukabakaba aho ngaho nawe aracyafite mu bundi haracyarimo umusa haracyarimo akantu ashatse yajyaho cyo kwiyuburura ariko biterwa n'ubushake byose hari ugera aho ngaho aho kugira ngo yishakemo izindi mbaraga nshya ahubwo akavanamo kwiheba akabona ko ibyo byarangiye ntimukihebe mujye muhora mwishakamo ikizima ugira icyo usigira abawe usigira igihugu usigira rero icyo nashaka gusubiramo ni ukongera kubakangurira uburyo imico ingiro kumva kwizera kwishakamo ndetse dutekereza bya bindi byacu erega iyo bitaza kuba bya bindi by'umwihariko nahereyeho ntabwo n'ubundi mwakabaye mumpamagara muri 2010 2017 2024 ariko buriya byo n'igituma mbyemera navunitse ni uwo mwihariko w'igihugu cyacu amateka yacu ndetse n'isi tubamo nayo itoroshye nicyo gituma ndeba hirya nkabyemera naho ubundi dukwiye kwishakamo nyine n'abandi ngeze kubabwira ibintu imodoka igira ibyo bita shock absorber
murabizi icyo bivuze biri straight forward birumvikana kugira ngo weight uburemere bw'imodoka iyo buhonda biterwa n'umuhanda iriya shock absorber ituma ubwo buremere uko bugenda bwihonda nyine buba absorbed in the mechanics of things ntibyangiza imodoka aho ngaho iyo uri umuyobozi uba wemeye kuba shock absorber ibyo byose biraza bikagukubitaho ukabyemera bikarangirira kuri wowe ntibikubite ku bandi urabyumva ni bangahe biteguye kuba shock absorbers kandi ntabwo bishaka imbaraga n'uburemere by'igitangaza bishaka mu mutwe ugomba kuba mu mutwe witeguye it's a mindset it's a psychological it's a mentality issue must be prepared mu mutwe wawe hagomba kuba hiteguye kuvuga ngo ndahangana n'iki kibazo ibyo rero njye nibwira ko RPF n'ubuyobozi bwa RPF ku nzego zitandukanye ibyo dukwiriye kuba turimo bidutwarira umwanya ibyo dukora dutekereza naho bikwiriye kuba biganisha hanyuma tukaba uko twifuza no muri iyi si igoranye ndetse itanatwifuriza n'amahoro ariko tukagomba kuyabona byanze bikunze rero ntibibe ibyo guhora tuvuga ibintu bimwe tukabisubiramo ariko twasohoka tugakora ibindi ndabasaba ko igihe tukiriho tugishoboye tugikorana uwo ni umwanya wo kudutegura twese kugira ngo tuzamuke mu ntera mu contribution z'ukuntu twakomeza guteza RPF imbere twakomeza no guteza igihugu cyacu imbere n'ubu rero umuzigo mwamaye kwikorera ntawemeye ntawikoreye ariko nababwiye nabisubiyemo ngiye kubisubiramo ndangiriza aha ndashaka kuntura uwo muzigo nikoreye kandi abawuntura bari muri mwe barimo banze buza hari n'abagomba kwibutswa hari abatabyiyumvamo ariko umuntu ashobora kwibutsa akavuga atari kuzi ko ari wowe wabikora nawe bikamutangaza ati koko se ati nanjye uti nawe niba biba ngombwa gutyo ngira ngo nabyo tuzabikora murakoze cyane muhorane amahoro y'Imana